nababwiye umugore wansanze muri office ari kumwe n'undi mugore wamweretse impuhwe cyane. Bavanye India kwa muganga, niwe umuba hafi umukorera amapotaje. Umugore yavuye ku biro 90 n'ibindi ageze ku biro nk'iby'umwana muto 20 na ni skelete. Babuze indwara, baravura, byaranze, bava hanze barataha. Kumbe igicaniro kirimo kiragwaza uyu mugore kiri muri uyu mushuti we. Baraza binjira muri office simbazi, nta n'umwe nzi n'uwabarangiye. Jewe ndavuga ni dusengere urwaye. Dutangiye kumusengera ndavuga ni mu izina rya Yesu, iyo ndwara yabuze, ikintu cyose cyaku. Ngiye kubona mbona urundi ruhande niwe ugiye mu birere. Sobanurira ikibaye. Uraha nagiye kumva numva imigeri hejuru mu kirere. Ati ya kwari waruje kumufasha. Kandi binjira, uyu niwe wavugaga cyane. Uyu ni best friend wanjye, dukorana protocole, barakoranaga, bararanguraga hamwe China. Kandi uyu urembye cyane niwe winjije uyu muri business. Ni nawe wamuhaye amafaranga yo gutangira business kuko ni family friends. Kumbe urimo araguha potage ku gitanda, urimo arakujyanira abana ku ishuri. Pastor niwe wamujyaniraga abana ku ishuri. Arabizi ko aba bana bagiye guhinduka imfubyi kubera ibintu yagiye gukora. Pastor ahemukira mugenzi we ngo barapfa business, ngo uyagira abakiriya benshi cyane. Uyu ntabagire, kandi niwe wagushyire muri business, yaguhaye umutahe, ariko ishyari riragatsindwa n'Imana bereda. Ni daimoni mbi. So ntabwo mbazi, sinzi naho bavuye, nari nifite n'indi gahunda nireka dusenge vuba mutahe, kuko no kwicara ntiyabishoboraga. Ariko uzi kubona umuntu wamugendana ni serumu yayifatiraga mu rugo. Mbega kwa muganga ni muhave, byaranze, ari ku maserumu baje bateruye bazana. Ni mu izina rya Yesu, Uwiteka mu izina rya Yesu ngiye kumva iruhande rwanjye nitoka shitani. Je nkagira ngo n'uyu nawe ararwaye ma, kuko ntabaje amakuru. So uyatangiye ku manifesting. Ni urinde wowe wagicaniro cy'umwijima. Ati ndi kanaka. Kumbe kanaka ni kanaka, kuko ntazi kanaka uko yitwa. At least yo mbimenye. Banaramuhindukiye ni we. Ntabwo nari nzi ko uwo kanaka ari uyu turi kumwe. Ati ndi kanaka, nagiye hanaha, erega ufite abakiriya, erega iriya modoka yawe nshyashya. Arafuka. Uzapfurushe, uzamera nabi, erega tarara. Na mana yanjye, ni aho uri hose fire. Avuga fire. Je nkabona iruhande rwanjye ingumi zabaye ingumi, induruza, ariko sindabihuza. Kandi sindi buhagarike gusenga ngiye kubaza umuntu nawe utariho, mubaze ngo habaye iki. Ntabyo narinzi, ariko si uyu warimo nabiki ahubwo kumufasha. Ni umuriro aho uri hose. Kumba aho uri hose naha nagiye kubihuza nyuma ari uko umugabo uyu mugore yahise abohoka, wa undi wari umeze nabi biro 20 na bingahe. Mbona arabohotse, ndagiye ngiye kubona mbona umugore bazanye agiye guhwera, ahise aricara. Ati ufite amazi yo kunywa? Yesu we, ntibari baraguhemukiye. Ati mami mamazi, ati ndumva ngize imbaraga. Atayiwe aragenda yikuramo pampa. Nuvanga ibintu byose yabikoreragaho. Mba ndahindukiye ndi kuri wa wundi hano, hagira ngo nawe mama afite ibindi byamuteye. Kumbe shitani umugabo baraje aje kureba igitangaza cyagize gute cyabaye. Mpita ndamubaza nti kanaka ninde? Ati kubera iki? Kuko uyu aracyari muri koma, aracyari muri nari buvuge, urumva daimoni zoza niwe zari zimuzuye. Ni kanaka ninde? Ati kubera iki? Kuko ntabwo ari marabihuza amazina mbiri yombi mvuze naya. Ndamubwira nti rero ni ubundi sinjya ntitujya tubivuga ibyo bintu, aba ari ibanga kugira ngo udateze ikibazo mu bantu. Ariko kuri kesi ya madamu wawe, that woman is evil. Ati niyoya nishobora kuguhisha uwo muntu ejo akagaruka none agakora bibi kugira ngo yihimure. Arambaza pastor, urimo uravuga ibiki? Ni kanaka yitwa gutya, n'ibya kabiri niri. Mama abanza gutinda asha kubanza kurura amakuru. Ndamubwira nti ari inyuma y'ibintu byose, ni ahari hose umurinde uyu mugore wawe kugira ngo ntamwongere. Madamu abanze kwanza zanzamuke mu mwondore ariye, urabona ko na pampa avuye kwikuramo yabaye muzima. Ati nde? Ndamubwira amazina. Ati pastor buretse gato, ngiye kugukubitira umugore. Mbona umugabo arazinze, ni urakubita nde? Ni ntabwo ari umugore. Ati n'uyu pastor nuhe, nanjye nenda kwiruka. Ni nuhe? Ati this one. Ni ngwiki? Ati pastor unyihanganire, nararushye bihagije, nararize kuri iyi si, nsenga Imana ntazi, dufite abana bato. Uyu mugore akunda Imana, umugore wanjye. Naribazaga ibi bintu bitajya bikira,
pastor nagiye muri Amerika, pastor nagiye mu bitaro byose bishoboka, abaganga bakomeye, maze gutanga miliyoni zirenga 60. Business yanjye nayisubije hasi kubera uyu munyagwa uhora iwanjye akora potage. Ati pastor, ndi umukozi w'Imana nanjye humura, ariko ngiye kugukubitira umugore aravana adafite amenyo. Ndavuga ni buretse umugore ariko inkoni nimbi, pastor yazumviye hasi. Umugabo we noneho nawe aba arahageze kuko ni family friends, arashaka kumva igitangaza. Umugabo aramubwira ati wakwemera ko umugore wawe ari umurozi? Umugabo ati umugore wande? Izina rya Yesu. Ati nguyu niwe wagize madamu wanjye gutyo. Umugabo aratwikararira. Umugabo aramwegera ati sheri uri umurozi, iyi myaka tubanye narongoye umurozi. Ati sheri umbabarira. Ye urabyemeye? Ntabwo tujyana, uri umurozi. Wari ugiye kwica abantu baduha Yesu badufashije, twari twishwe n'ubukene, ibyo dufite no kubera abo. Uziki atoya sheri yajya gacuruza akabona. Nicaye muri office mbona ibintu bibi bitarabaho. Ndavuga nibi nibiki bimbayeho, ntibindabigarura nte? Gera nizi ko ari umuntu wa kure, nko mu cyaro cya kure, ni shangazi wa shangazi wabo. Igicaniro cyose cyagucanyeho kigomba gufata umuriro mu izina rya Yesu.